the kid's life. Families around the naming a doctor. That's where the name came from. Okay. So yeah. So on my birthday, or last year on October, mbona nyandikiye certificate yo kuvuga thanks for everything Dr. Sand of, oh wow, I'm a life changer. Urumva nako kantu kamakinze proud, you know, nasize sign nziza. Yep. So yenda akonga koko kuba barakwise Dr. Sam tari doctor mu byukuri hari icyo other than making you proud, kuba usibye kuba yenda karatumye uba proud cyangwa karatumye wumva wishimye, hari icyo uteganya yenda nko kwiga kuba doctor, medical doctor as a profession, kuko wigeze inshuti bakunzi ba The ITV, ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Jewe ndi Mary Murerwa, nkabandi kumwe na Yusto hanyurwa kuri kamera. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'urubyiruko, turi kumwe n'umujene, turi kumwe n'umusore, turi kumwe n'umunyarwanda utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero agiye kutuganiriza ku buzima bwe bwite kugira ngo tube twakuramo amasomo yadufasha natwe mu bwacu buzima cyangwa se mu rugendo rw'ubuzima twese duhuriyemo, cyane cyane yuko twemera yuko ubuzima ari urugendo kandi ari ishuri dukuramo amasomo ndetse rukihuta kandi rukatworohera iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Ubwo rero tutarajya kure, ndabanza gushimira abantu mwese mumaze gukora subscribe kuri The ITV, kubera yuko bitwereka yuko ibyo dukora mu bikurikirana kandi bikatwongera n'imbaraga zo gukomeza gukora tudacika intege buri munsi. Uyu musore rero, uyu mujene, mumfashe tumwakire, tumuhe ikaze kuri The ITV, hanyuma dukomeze tugenda tuganira nawe, agiye kutuganiriza byinshi bitandukanye ku buzima bwe, cyane ariko turaza no kwibanda by'umwihariko ku buzima bw'abajene, ku buzima bw'urubyiruko, ku buzima bw'abakiri bato batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukuntu babayeho. Araza kuba avuga ubuzima bwe ariko abusanisha n'ubuzima bw'abandi bose, cyane abatoya, urubyiruko muri rusange. Reka tumwakire, tumuhe ikaze kuri The ITV, hanyuma atangira twibwira ariko tunakomeze uko ikiganiro cyacu kigenda kijya imbere. Sam, ikaze kuri The ITV. Murakoze cyane. Ku mazina yanjye banyita Sam Mwemera cyangwa se Dr. Sam. Ndaza kubabwira aho izina kwitwa Dr. aho byaturutse. Dr. ryaturutse ahantu nakoraga ndi senior manager. It was 2021 or 2022. Hari umwana wabaga kuri Jude. Reka buretse gato yenda turaza kubijyamo ibyo ngibyo, ariko noneho tubwiye ko yitwa Sam Mwemera. Turashaka yuko tumenya ese Sam ni muntu ki, avuka he, avuka mu bana bangahe, yakuriye he. Uyu munsi Sam tubona kugira ngo tumenye ese uyu munsi Sam tubona yavuye hehe, mu by'ukuri yaturutse he. Murakoze cyane. Navukiye muri Uganda, mu byaro bya Uganda niko nabyita, ko nyine ibyaro nibyo byabagamo. Ni mu byaro bya hehe? Mu byaro bya Ntungamo. Abavuye Uganda buramuzambara murahumva. Niho navukiye. Then nigayo from kindergarten to primary 7 term 1. Then nje hano muri Amerika byari 2016. Turaza kugera gatoya murabyumva ko yaje muri Amerika muri 2016. Turaza kugera ku buzima bwo muri Amerika, ariko noneho reka bungubu dusobanukirwe ubuzima bwo muri ibyo byaro bya Ntungamo urimo uvuga bwari bumeze gute. Muvuka muri bangahe, suruwa kangahe in your family, muri bahungu bangahe, bakobwa bangahe, wakuze gutyo? Katubanze twumve ku buzima bwawe bwa kera ukiri muto mbere yuko tuza ku buzima bwo muri Amerika. Okay. Murakoze cyane. Ndi imfura, the first born, ariko unkurikira no muhungu ko nyine I was raised by my stepmom.
so ariko umuntu mvukana nawe neza numwe nawe n'umuhungu bamwita Dani abandi nawe step mom urumva my daddy. Ubwo ni ukuvuga Dani muvukana kwa papa na mama? Yeah. Okay. Anyway, but my brother wanje duje both of our parents, yeah. So abandi, my dad has like other 7 kids from another wife, yeah. So it's 4 girls and abandi bahungu abandi bakobwa batatu. 3 girls, yeah. Uvuze ko warezwe na yo step mom cyangwa se mu kinyarwanda bavuga ngo ni mukaso. Ubwo buzima bwari bumeze gute ubwo kuki utarezwe na mama wawe mama? Oh, okay. Nje nyine nisanze mama divorcing na papa at the young age, but nkuko mubizi bamwe getting raising ngishwa na cyangwa being raised by you. Yeah. You still mom's not in the It's okay, go ahead. Bivuge mu cyongereza nujya mumva mu kinyarwanda bitaza neza jya ubishyira mu cyongereza. Nago biba byoroshye kurerwa na mukaso nkuko wabivuze. So ashobora kukwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe baravuga ngo akamukaso ni kabura. Yo, so it was a horrible life to me because my stepmom never wanted me to develop. I was such an amazing person, smart in school, but she never wished me to achieve all my goals. Yeah, nago nje navuga ngo I appreciate what she did. Never, because she treated me like treating nyine nk'umwana wundi. Byari bimeze gute uravuga mukaso cyangwa se ya mukaso uko yagufashe ukiri umwana byari bimeze gute yagufataga gute ubwo buzima tubwireho gatoya kuntu byabaga bimeze? So my dad was a cattle keeper. Yari umworozi. So imagine when on weekends ukava kuragira urumva nyine twari dufite abongeri baragiraga Monday to Friday, sometimes Saturday and Sunday. Nukuvuga twe urumva ko ndum Adventist umunsi wa karindwi nagiraga weekend nyiri umwana nkajyana n'aba uncles banje kuragira. Ariko imagine wava kuragira bagakama insho Fiji akaguhereza water when there's milk. Imagine akakubwira ngo the milk is for somebody else. I'm like, yeah. So yeah, nago byari byoroshye. Wasn't easy, very horrible life. Yeah. Urwo n'urugero rumwe yenda uduhaye rw'ukuntu yagufataga waragiye ariko waba wacyuye akaguha amazi kandi uvuye kuragira ntago birumvikana ko byabaga bitameze neza. Hanyuma ubundi ni usibye yenda nk'icyo cyo kuba taragufataga neza ubundi ubuzima bwabaga bumeze gute muri rusange? Ese niwe yatafataga neza cyangwa nabandi bana be nuko byabaga bimeze? Mwari mu buzima bumeze gute? Of course it's me. Ningewe ko I was the sharpest. Karumva ndi umwana w'imfura mama yaraduse turabahungu babiri noneho ndi imfura inge mukuru jijutsemo. Ni urumva ninge yagendana gaho cyane cause nayi ariko ikiza cyo nshimira muri ubwo buzima nubwo yamfashe gutyo. I had families that were really close to me. Naifte auntie from my mom's side, aunties from my dad's side. So nareba hano ntibiri gucamo. For instance, nimba yatetse inyama, you're gonna eat beans because yeah you get it. But nanjye ngatamvuga ati you know what, I have my granddad ndagendayo cyangwa ngende kwa my auntie. Yeah, ni just sometimes like my daddy have kukazi akaza agashaka some 4 stories that she gonna put on you. Ugasanga your daddy's hitting you before even knowing what's going on. Yeah. Mukaso aracyariho? Yeah, she stays here in Phoenix. Ibi ngibi nabibona cyangwa akabyumva wumva what's gonna be her reaction? Me, she knows, she really knows that icyukora umwana kiri muto naga kibagirwa. So uru rugomba kuba uruko rugero kuba babyeyi barera abana batarababo. You never know icyo umwana urukurira azakubera.
Like for instance here when I was working ibyo bintu nubwo ego sinabyibagirwa ariko nyine here when it's Mother's Day I buy her some gifts but ariko atara kuvuga ko nibagiye ibyo yankoreye banjye just but I have the reminiscence to remember good and old stories, so that means it's a new life here but ntago nakwibagirwa what the past was. Well, yenda tukivuga kuri ibyo ngibyo by'icyo gihe uko yagufataga ubu ngubu muravugana ubu ngubu umubano wawe nawe umeze probably when she heard about my dad making somebody else pregnant, she divorced. She ran away from the house. Because she was like, oh, you can't do this. Then if you're no longer with my dad, why should I still follow you? It's been like 8 months since we last talked. Yeah, because my dad, my dad has another kid with another wife. That was in 2019 when she was like, oh, I can't stay here because she did this and this. Yeah. Well, yenda icyo kiganiro katugicumbikishiriza ahangaha twikomerezaho twari tugeze nuko wari ubigarutseho tugira ngo havemo n'iryo somo ku bantu yenda cyane cyane abamama murera abana batari abanyu mujye mwibuka cyangwa se mumenye yuko ikintu ukoreye umwana mutoya burya ntago ajya apfa kukibagirwa. Niyo mpamvu uyu munsi Sam ni umugabo mukuru umaze gukura ariko arakibuka ibyo bihe ibintu byo mukase yamukoreraga kera kiri umwana. Ni byiza rero umwana kumufata yaba ari uwawe yaba atari uwawe, of course wawe ntago wamufata nabi ariko utari uwawe abantu mubana n'abana batari abanyu mujye mubizirikana cyane. Umwana muto ntago apfa kwibagirwa ibintu cyane cyane ibyo wamukoreye ari bibi. Ibyiza ashobora no kubyibagirwa ariko ibi byo ntago ushaka kubyibagirwa. So igihe rero kiragera uza muri Amerika yenda ubuzima bwa Uganda wari bukiri mutoya birumvikana. Ese wavutse gihe cy'Isam? October 8th 2000. So I'll be 23 this year, October 8th. Naravutse tomorrow by Uganda's independence. So it's October 9th, their independence. I'm October 8th. Ko tuguma uravuga ikinyarwanda uri mu banyarwanda ariko bavuga ko wavukiye Uganda. Haba mu babyeyi bawe yenda haba harimo umwe w'umugande cyangwa no nje ababyeyi banje nta numwe w'umugande usibye nabo ko bagiye Uganda kera bakiri abajene. Yeah, my origin is Rwandese. Nubwo ubona Uganda yishira imbere nuko ngiye ariho hantu nziba. Birumvikana yenda ushaka kuba waraje hano muri Amerika ukiri mutoya ubuzima bw'Uganda muri bya byaraho wavukiye ngira ngo ntago bibwibukaho byinshi. Reka noneho tusimbuke tuze muri Amerika igihe mwajiziye muri Amerika waje ufite imyaka ingahe muza muri Amerika? Naje ndi 15. Yeah, I'm 15. And then from that time we came ababyeyi banje baje nk'impunzi. So baje nk'impunzi then the country has to help you out with a lot of things. Barabafasha batwara abana tujya ku mashuri ya hagataho rero urumva my parents I believe so bamaze 7 months mu rugo bataratangira akazi when the government was helping them out. Waba wibuka yenda nubwo wari ukiri mutoya imyaka 15 yenda mwaje mukiri bato ariko waba wibuka mukigera hano muri Amerika so ubuzima bwari bumeze gute bwa mbere ujye ku ishuri ryo muri Amerika wasanze ubuzima bwaha butandukanye he nubwo mwari muvuyemo muri bya byaro bya ntungamo muri Uganda? Yeah, definitely. Kubera ko muri Uganda inkoni zaho muri primary inkoni abagande barakubita buri ntagikubita nk'abagande vutu ariko hano peace of mind ibintu byose ni waneza rwose. Ubu hano
ntago bareresha inkoni mu ishuri, ntago bareresha inkoni mu ishuri, ariko nyine batanga discipline mu buryo butandukanye, nibwo ndibuze gusobanura. So muri high school, because naje as a freshman in high school. Then from my freshman to senior year, it was Independence High School. Then I took online courses for just a certificate, kuri CTU, Colorado Technical University, just a certificate. Then now I'm currently in a nursing school, SCL College of Nursing. It's a private school. It's a document that I got a scholarship from there. Turaza kubigarukaho ibyo ngibyo. Twari ukirimo kutubwira ukuntu amashuri atandukanye, system y'amashuri yaba hano no muri Afurika i Bugande ukuntu byari bimeze. Hano wavuze uti bagira discipline, ukuntu bahana kundi nuko. Okay, so hano rero urugero niba umwarimu sometimes hano urumva abana tuba dufite ama cell phones wemere kuyikoresha pe, ariko nyine iyo umwarimu ntago byemewe, yego turazituga ariko ntago byemewe muri class. Baguhereza warning, then babona nta kintu uri guhindura bakakohereza kwa dean. Na hantu hari ibyo bita lunch detention, no kuvuga ngo nimba abandi bari burye pizza, wowe ushobora kurya hamburger zimaze iminsi ibyumweru bibiri muri firigo. Cyangwa se babona utari guhinduka bagakwita icyo bita suspension. That means ushobora guspendinga maybe depending on n'ikintu wakoze, ushobora guspendinga maybe a week at home cyangwa 14 days, depends n'ibikosa wakoze. Cyangwa babona watangiye kuba so notorious, like being famous in a bad way, bagahita kicking out. No kuvuga ngo narigiye kakwirukana burundu, no matter what barakwirukana urumva muri system, muri documentation zabashiraho bandikamo nyine bagasubmiringa uburyo ushobora no kujya kuri zindi high schools ntibakwemerera ziri muri same district n'icyo kigo. Kumva life yawe ngaho nayo itangiye kuba in danger. Wowe waba yenda tuvuge by'umwihariko, wowe waba hari na kimwe cyakubayeho? nararwanya ariko ntabwo nagenze suspended. Narindi muri it was my sophomore year, naniga mu wa 10 kuko hano tujya 9th grade, 10th grade, 11th grade and 12th. Kuvuga mu wa 10 ni nka secondary ya kanga yama. Umwana wa Mexican twararwanye ariko ntabwo nari mbigendereye. Hano rero iyo ubuntu ufite uruhu rwirabura sometimes you get judged kubera ko amamagara ngo negro. Mego it's kandi ni any word birabujije. Da twazigiyemo cyari kibyibushe nta n'imbaraga afite, napushinze gusa. Napushinze ahita gwa hasi, then ni kamera zatubonye nta nubwo umwarimu yabibonye. So baradomagara, nari defending as an African, ndavuga it's an any word. He's light skin, ntago agomba kumamaga gutya, surviving gutya. Ariko ubundi nabikosa bindi nagiraga ku ishuri, si icyo kintu nasize niyo sign nabasigiye gusa. Ubwo rero ababyeyi bafite abana cyane abana biga hano muri Amerika, abana bakiri batoya bari mu rugero nk'urwo Sam yari arimo icyo gihe, murabyumva namwe abana hano ni ukwitwararika. Naho ubundi iyo utitwararitse ukagira amakosa nk'ayo ngayo, murumva kuntu bigenda, ushaka no kubura ishuri muri district ahantu hose utuye, ntabwo rero byaba ari ibintu byiza. So urangije rero urangije secondary, urangije wa 10 hakurikiraho iki? Urangije sophomore year, ujya muri junior year. So junior year ni mu wa 11, aho niho ugomba gutekinga ibyo bita civic test, especially nk'abantu namwe babashaka kubwene igihugu muri Amerika. So twebwe turi abanyeshuri sometimes tubihera hasi, kandi ntago nige ku kigo cya A school. So you the passing your test, you're never gonna graduate. You have to, even if you have credits that will make you graduate, your test
your taste civic, it's a must. It's required by the state. No kuvuga ni ikintu kiba kiri requiring na state kugira ugipassing kugira niba ajya kugraduating you have capping gown uzayibone nawe. Yeah, so junior year no umwaka umuntu agomba kwitondera kuko urumva urimo kwitegura ubona undi mwaka umwe kugera usoze high school. So junior year habamo abara district tests, so ariko no matter what is the district tests nubwo utazi pass singa ariko ufite gukorera civic test, it's a must kuko bagweza only 3 chances. Urumva ni ikintu kiri required. Utayipass tinze forget about graduating even if you have 22 to 20 kubera ko ku graduating hano muri America you need 22 to 25 credits to graduate. Ngiye gusobanura hagati ya diplomas ziba muri high school. Abaho standard no kuvuga standard diploma no kuba ufite credit 22 nyine makumyabiri ariko hari ama classes urumva wenda ubutaragizemo honors classes AP noneho yo bita advanced no kuvuga baba waragizemo some honors classes ufite nka 6 credits za honors classes, then yo bita honors degree niyo honors diploma honors diploma indi huba wara fashe AP classes gusa y'amashuri abafite class imwe ubundi bifite buri semester class imwe ifite 0.30 no kuvuga full semester ufata 8 classes ufite 3 credits. Urumva so ariko ufata izo honors class ufata regular classes if ni 3 credits ariko ufata honors classes kumwaka ufite like 6 credits which is good muri district yanjye niko mbizi. So urangije high school hakurikiyeho iki? Ubwo ndiho ndashaka kugira ngo twerekeze kuri Dr. Sam. Ubu ngubu uyu munsi ugeze he? Tunyuriremo muri makeya. Ubu ngubu kuva icyo gihe urangije high school ubu ngubu ugeze he? Nirangiza high school akazi ka mbere nakoze nari quality assurance kuri company bita Telefarms. Nakuvuga quality assurance ikintu nakoraga na hantu y'ibyo kurya. Urumva je mbese namenyaga urumva ngafata thermometer ngapima nkamenya ubukonje bw'icyo kurya ngavuga ati it has to be approved kujya bagikoreshe cyangwa nkareba n'ibiryo nimba ari bizima nkabisuzuma cyangwa ngavuga ati ibi ntabwo bigomba kuribwa cause ibintu iyo company ikorana na USDA na FDA. Mbese ni company byo kurya, so I was a quality assurance making sure ibintu byose very perfect kugera getting a process. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ibyo watangiye gukora ku kazi urangije high school wanganaga iki? That's I graduated in 2020. So 2020 in May, then 2020 in June natangiye akazi. So right after month natangiye ako kazi. Then nibwo natangiye kwisupporting, so nibwo na urumva nyine muri high school I didn't work kuko nagendaga ku ishuri 8 hours mu gitondo. Kamaze nshimire my dad kubera ko he has always been there for me, you're supporting in any way that he could. I thank him for that. Ariko urumva ako kazi nyine katumye nabwo nkunda amafaranga. Katumye nkunda amafaranga byatari ariko nakoze from 2020 to 2021 in November. November 2021 nibwo natangiye ku joining ibintu by'ama group homes. Nanjye as an assistant manager muri Mikasa Sukasa. After 4 months I was promoted as a manager. After other 3 months I was promoted as a senior manager. Nibwo mu kwa 10 this year 2022 I had I think we talked about it. So that's
reka tube turekeye aho ngaho. Hari akantu uvuze ko ako kazi ko wakoze urangije high school katumye ukunda amafaranga. Wakundaga amafaranga gute mu buhe buryo? No, gusa nyine nuko namanje kuvuga urumva nyine icurangiza high school umva nshaka kugura imodoka imeze gutya bigatuma mbese sometimes uri kubalancing school ariko urumva ngiye namanje kuvuga ati nimara kubonera kuko nakoraga CTU Colorado Technical University online ndi no gukora karakazi ariko nkabona ntari kugenda neza kubera kumva ati kari full time job nta urumvi nambaye mbiparitse gacya ko yanayindi kujya manze nanjye menye ubuzima nanjye kwiga amabire yo muri Amerika. So urubyiruko cyangwa se n'abandi bana bashobora kuba nabo barangije high school cyangwa se bari no muri high school ariko bafite utuzi bakora, niki wababwira, nihe nama wababwira? Bakomeze utwo tuzi cyangwa bakomeze ishuri, bimeze bite? According to me no kubalancing hari quote ivuga ngo education without money it's useless. Urumva ariko nyine reka kwishira too much of everything is always bad. Reka kwishira mu kazi cyane kandi reka kwishira no mu buzi, reka kwishira mu kazi cyane no mu ishuri cyane, no kubibalancinga 50-50. Biroroshye Sam? Depends who the person. Urumva ikiza cyo muri college you don't have to go to school, ntabwo ufite kujya kwishuri every day. That's a good thing. Now washaka kakazi wenda kare uguhe basic needs zawe zo wifuza bikeya ko nyine amenshi urumva bakiri kumwe n'ababyeyi kandi ndabizi most of these people baba muri government houses. You don't pay a lot of money if you're in a government house. So wa ufite amahirwe muri mu bantu bari muri government housing ukamanza wiga kurumva amabills ntago baraba bera menshi ugafocusinga nimba kwiga ukavuga ati community college I'll go for this. Ariko ikindi kibazo rero kibi usoje high school urakizi se having a confusion, what should I do? Ndajya muri medical, ndajya muri iki ariko njye narebye usoje high school ugahita ugenda muri community college byagufasha guchuzinga classes. Ariko tena ntubitindemo cyane nimushaka kumva wajya especially nk'abantu ba America biroroha watujya muri medical institutes zikagufasha. Start as get your CNA certificate, certified nurse assistant, then we yongera kwa LPN will take 4 years. Urumva ariko hera muri medical utangira nka nurse assistant kugira bigufashe nyine gukuza experience. And experience muri America nabonye ari ikintu bibandaho cyane. As long as you know how to write, speak, and you got a little bit of your experience, boom, you got it. Kandi hano hose urumva abantu giye hose the first thing they ask you is, do you have a high school diploma? Mujya mu byumva kubera iki badahera kuri college. Kubera colleges abantu benshi ntago bazikunda kuzibanda. Uri umuntu wigiye muri America ugakurikirana ishuri high school neza ufite a lot of experience better than somebody who's in college. You might be in college not knowing what to do. Yep. That's true. So reka noneho tugaruke kuri Dr. Sam utaraba doctor. Bimeze bite? Wari ugiye kutubwiraho ukuntu byatangiye, tubwire muri make uyu munsi ukora iki? Iryo doctor se ni doctor warize warabyigiye koko? Bimeze bite? Ni izina oya ntabwo nshaka kuba medical doctor but I'm a behavioralist. Urumva ndi behavior kids with abantu bafite bari so autistic. No kuvuga ngiye impamvu aho Dr. Sam yaturutse ni muri bano bantu bafite mental issues. Hari abantu nakoze then urumva abantu bakora muri za behaviors, abantu bakora muri behavior barabizi. Abantu babaye muri management y'ibintu bijyanye na behavior. So ahantu nakoraga nyine mikasas senior manager, hari umwana yari ari kuri G2 Sonde, hari yabayita Sonde. So noneho twe turi kuri CFT Dummies Child Family Team. Kuvuga na abantu ababyeyi barimo uwo mwana ba supportive coordinator, abantu benshi batandukanye. Noneho
urumva nari nakubwiye ko natangiye as a system manager, 4 months moving as a manager, then another 3 months as a senior manager. Kuvuga ko no kuvuga bari kureba potential mfite mu kazi. Noneho izina doctor nuko umuntu bari birukanye kuri manager bari barakuyaho kuri uwo mwana wari kuri sondera yari amaze iminsi mu bitaro. Noneho injaho hantu trying my best in changing the kid's life. Families around the naming a doctor. That's where the name came from. Okay. So yeah, so on my birthday last year in October mbona nyandikiye certificate kuvuga thanks for everything Dr. Sand of wow, I'm a life changer. Urumva nako kantu kamakinze proud, you know, nasize sign nziza. Yep. Yeah. So yenda akonga koko kuba barakwise Dr. Sam tari doctor mu byukuri hari icyo other than making you proud, kuba usibye kuba yenda karatumye uba proud cyangwa karatumye wumva wishimye, hari icyo uteganya yenda nko kwiga kuba doctor, medical doctor as a profession, kuko wigeze usibye yenda kuba icyo ngicyo bakubwiye cyo ako kazina baguhaye ko kuba Dr. Sam mu byukuri utari doctor, waba uteganya kubyigira ko nigeze kumva uvuga ko wiga nursing, bimeze gute? Yeah, urebye nyiri umwana na mfite main 3 dreams. Icyambere kuba doctor by professional, then a judge, then kuba umusirikare, then no kuvuga nkiri ngarutse gati nkiri umujina muri high school nangiye kujya ntangiye kuzana ibintu ntangiye kuba interest kujya mu gisirikare, but my parents, my dad akajya cenga kavuga ati nagari sawa. Yeah, so yeah, I'm in school right now. My dream job is to be a medical doctor by professional. Warabitangiye kukuri muri nursing? Yeah, muri nursing, muri SCL College of Nursing. Ni private college ariko ije vuba ariko ya helpinga buri umwe wese umuyouth waba yumva ashaka kujoininga naza kuba nimero yanjye uri interested mu bintu bya nursing kandi bariho n'utuzi. So yeah, niki wavuga yenda cyagufashije? Urumva utubwiye yuko wari ukeneye wari ufite inzozi zo gukora ibintu bitatu ukiri mutoya, ariko uyu munsi turabona uri mu nzira muri kimwe muri bya bindi bitatu washakaga, kuko uri muri nursing school bijyana byerekeza kuzaba a medical doctor. Niki ubona cyagufashije kugira ngo ugume muri uwo murongo, ukomeze ukurikirana your dreams, n'ubu ngubu ukaba ukizirimo, ushobora no bavuga ngo ni inzozi kuzikabya gukabya inzozi. Nicyo ubona cyagufashije? No, definitely. Urumva mfite a caring heart. Urumva ikintu kimfasha nge ndumuntu sinzi kunda kugiringa involved mu bintu. Yeah, kunda gufasha abantu, kunda gufasha yenda nk'abarwayi ushaka patients, nkunda gufasha abarwayi, sibye n'abarwayi n'abantu n'umuntu wese n'ubwo yaba ari nomo cyangwa atari nomo namufasha, ariko cyane cyane iyo mbonye urumva umurwayi n'umuntu utishoboye. Urumva so you utishoboye mba numva na sharing the energy that I have to lift you up. Yeah, so yeah, kuva nkiri umwana even urabizi by'abana, I used to pray those. I could, kumva ngafata nk'ihwaye ngam jabbing someone ngo ndimo mutera rishingi. Yeah. Yeah, bihera hasi nyine urumva. Yeah. Kuri wowe wifashije umuntu, tuvuga yenda urugero hano turavuga abarwayi kuko niyo field urimo, iyo ufashije umuntu agakira niki kiza mu mutwe wawe? Urumva nanjye mba numva ari ikimana yankoreye, urumva ibiri kumpa title no kuvuga, ariko nanjye kubwanjye ntacyo mba nishoboje. Urumva kuvuga mba ubwo ni Imana iba ya adinze knowledge, cyangwa burya ari gishobora kuvura, nubwo wavura ari umurwayi atakira, nubwo Imana itago. Urumva icyambere iyo uje muri biriya bintu
nuko uba wizeye ko nyine n'ibyo uri gukora atari wowe atari ubwenge bwawe gusa aba ari knowledge uri getting a share from God. Yeah. Yenda katuvuge noneho ku buzima bw'urubyiruko kuko uri umwe mu rubyiruko cyangwa se youth dufite aha ngaha baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Wowe ntago wahakuriye ntago wahavukiye ariko warahakuriye. Hariho rero n'abarimo kuhavukira, harimo n'abarimo kuhaza kuzemo batakiri bato nkawe, hari n'abarimo kuza ari batoye. Muri no minsi turimo turabona urubyiruko abatoya youth bakiri batoya bakuruseho gatoya cyangwa se bari no munsi yawe barimo baritwara nabi. Ubuzima hano bimeze nabi, ubona biterwa n'iki? Drugs no kugira inshuti mbi. So for instance nimuje muri Amerika ukaba ufite relative wenda wikubitira weed, ntago azakwigisha ngo tujye mu kazi cyangwa tujye ku ishuri. First orientation yuza ku orientatinga gufata kuri weed. So drugs nicyo kintu mbona abatinzi ba hano bibandaritseho benshi, kandi ndabona mbese dufashe percentage y'aba ndibanda kuri East Africans cause you know East Africans benshi the alcohol addicts and n'abandi bara smokinga cyane. So advice nabahereza no kujoininga iziza East African community, kujya muri show mu nama zabo kubera harimo bashinzwe induburere n'abashinzwe ibiki bakanatendinga no kuvuga reka dere ku bana batoya noneho batarageza 18. hari ikintu hano muri Arizona hari clubs z'abana bajyamo nyuma ya saa 9 bavuye ku ishuri, bazita Boys and Girls Club. Na hano ugenda bakagufasha mu mahomo akayishuri kuko niho nagendaga kera. Boys and Girls Club mu mahomo akayishuri, assignments zose ufite harimo sports baba bafite na trips kajya guhikinga ibintu nk'ibyo. Ndumva ari cyangwa bakegera kajya muri church members abantu bakuriye nk'urubyiruko bakajya babegera bagasura abana kujya nyine nitwe bayobozi bejo hazaza. Usibye yenda cya kindi waruvuze cyuko nk'iyo bageze hano kenshi usanga niba ufite mu relative cyangwa se umuvandimwe cyangwa se undi muntu mufite icyo mupfana ari we kandi ukwereka cyangwa se ukwigisha gukoresha izo drugs cyangwa se ibiyobyabwenge, ubona inshuti se zo zitabigiramo uruhare cyangwa n'ababyeyi nkawe urugero batubwiye ko warezwe na mukaso, kuki wowe nubwo utari kumwe na mama wawe kuki wowe bitakubayeho? Niki cyagufashije wowe by'umwihariko? Urumva nyine imfuvyi imenya ubwenge. Urumva nyine iyo wabaye raised n'undi muntu much of the time abana barerwa n'abanyina bundi baba bari very very wise cause nta miteto uzana. Nufata wa mubabaro kuri step mama wawe yakubise ukongera na drugs, are you gonna survive? Exactly, no. So ariko abavuga yuko izo drugs zibafasha kwibagirwa bwa buzima bubi babaye. Forget problems. Buri ikintu cyose kigira negative impact, gifite negative impact na positive impact. Ariko nyine ntago drugs seza zishobora kwibagiza ikibazo cy'umunsi umwe, ariko iyo yajya kugushyira mu kibazo hano muri Amerika ikakudaboringira ukagenda arrested. For instance none urumva uri impunzi waje gufashwa none uje kwangiza igihugu cy'abandi ukagenda arrested ukaluzinga amahirwe yawe kuba citizen shobora kuba unlimited, maybe you end up getting deported. Deporting because of drug usage. Turimo tugana ku musozo yenda bagira inama bwira urubyiruko, reba muri kamera ubwira abantu mu ngano ubwira urubyiruko rwose ruri muri state 50 za Amerika. Inama nabagira no say no to drugs. Mugomba kuzireka rwose, bamwe mukajya gusenga
ntabwo mvuze wenda mujya muva gusenga mujye kuzinywa mukatendinga especially ni ITV nayo irimo iradufasha cyane ntabwo iri mu nyungu zayo iri mu nyungu z'aba East Africans bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gerageza kudevelopinga abantu mu buryo butandukanye business wise school wise n'ibintu byinshi nyine rero ubwo inama nabagira no kureka drugs mukajya mwegera wenda teachers abari muri school mukajya mukegera counselors kuko niyo mpamvu mugira aba counselors ku ishuri bakabagira inama mu manota aho mwaba muri kugenda nimba kuri D ugatryinga kugeringa kuri C next time ukajya kuri B till you get to an A. Yeah, so please stop drugs. Yenda turimo turasoza niba hari icyo nibagiwe wumvaga kiri ngombwa cyane kuba wakivuga nkaba nta kikubajije wakivuga hanyuma tugasoza. Ntacyo wibagiwe muri make usibye ko ngewe I just want to say thank you to the ITV ko ibintu muri gukora birimo birafasha abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane abana bato urubyiruko n'abakuze ndetse business wise school buri muri byose turabashimira ko ibintu muri gukora ntago ari inyungu zanya ahubwo murimo muratrayinga guhindura ibintu bimwe bitagenda neza. Yeah, it's an honor to have me here presenting the youth. Yeah. Arakoze cyane rero Samu kuba yitabiriye ubutumire bwacu akaza kudusangiza ibitekerezo bye no kudusangiza urugendo rw'ubuzima bwe. Ndizera yuko cyane cyane urubyiruko by'umwihariko mushobora kuba hari icyo mwizemo hari icyo mukuyemo hanyuma n'ababyeyi namwe hari ibyo yagiye avuga cyane bireba ababyeyi. Ndizera yuko namwe hari ayanyu masomo mukuyemo. Niyo mpamvu dukora ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo abantu benshi bari hirya hatandukanye ku isi cyane cyane abashaka kuba bumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo dukoresha bashobore kuba bakwigira ku bantu benshi nanone batandukanye banyura imbere ya kamera ya the ITV kugira ngo dusangize ibitekerezo byabo badusangize urugendo rw'ubuzima bwabo badufashe natwe kwiyubaka kugira ngo tubakureho amasomo yadufasha mu rwacu urugendo rw'ubuzima. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi naho utaha Imana ibarinde.